Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze abakurikiye Easy Life Talk, aho uyu munsi tugiye kuba twaganira ku kintu kijyanye no gufuha. Gufuha n'iryari byigwa cyangwa se biterwa n'iki, bikura bite, hanyuma bibangamira imikorere rusange y'umuntu uri kubikora cyangwa se n'uri kubikorerwa, ni gute bibangamira bwa buryo akoramo bwa buri munsi bumwe dukoresha duha inyito yo muri occupational therapy yitwa occupational performance. Occupational performance ni ukuvuga ni uburyo wowe ukoramo ikintu biturutse ku bintu runaka, biturutse kuri factor runaka, abo bikorana nabo, aho ubikorera, n'ibyo uri gukora, n'ubumenyi ufite mu gukora ibyo bintu. Ibyo byose nibyo bigena ngo icyo kintu uraza kugikora neza cyangwa se nabi, hanyuma uko nguko uri kugikora niko kwitwa occupational performance. Ni imikorere yawe muri rusange yo mu buzima busanzwe. Rero ni gute noneho ibyo bintu, ni gute byakwirindwa cyangwa se umuntu ubifite ni gute yabirwanya? Muri iyi minsi ibiri ishize hari inkuru iri kugenda nanone iri ku mbuga nkoranyambaga, aho havugwamo umusore bishoboka ko yaba yarishe umwana w'umukobwa bakundanaga biturutse ku kuba yamufuhira, biturutse ku kuba yarabitewe no kuba amufuhira. Reka rero twihuse turebere hamwe, ese gufuha bituruka kuki cyangwa se n'iki kibizana? Mu by'ukuri rero nk'uko akenshi hano tugenda tuganira ku bintu akenshi umuntu mukuru aba yarakomoye mu mikurire ye yo mu bwana. Nk'ibisanzwe tuba turi kumwe muri bino biganiro, ndi MBOT. Wowe utarakora subscribe, ni akanya gatoya rwose, ntabwo bifata nk'amasegonda nk'atatu, wayikora hanyuma ugashyigikira kino kiganiro ndetse ukanagisangiza n'abashuti bawe, ndetse ukaduha n'ibitekerezo muri comment section. Rero ni ukuvuga ngo gufuha ubundi bikomoka mu gihe cyo mu bwana, kwa kundi umwana twabonye aba yarakuriye mu muryango iba aho ababyeyi baba badahari mu buryo bwuzuye, cyangwa se ngo umwana abe yarabonye urukundo rwuzuye rwa kibyeyi. Rero icyo kintu cyo kuba yaraciye mu bihe bitamubereye byiza, yarapfushije nk'umubyeyi, umubyeyi yaramutaye, ababyeyi barakoze divorce, ibyo byose bisiga igikomere kuri wa mwana muri bwa buzima bw'amarangamutima bw'umwana. Rero icyo gikomere kirema ikintu kimeze nk'icyuho muri we mu bijyanye n'amarangamutima, hanyuma icyo cyuho uko agikuranye, uko akuze akurana nacyo. Hanyuma rero iyo agerageje nko kubona umuntu waza mu buzima bwe aje nko kumuha urukundo cyangwa se aje kumuha affection, aho ngaho rero niho bihita bihindukira ikibazo, kubera ko abavuga ati uyu muntu niwe uje kuziba cya cyuho. Rero iyo abonye uwo muntu nawe bishoboka ko abona ibimenyetso by'uko yamubura, niho hahandi aba afite ikintu wagereranya nk'ubwoba, byitwa anxiety, cyangwa se aba afite impungenge no guhungabana no kutizera yuko uwo muntu bazagumana igihe runaka, igihe kinini gishoboka. Rero izo mpungenge zimutera kuba adatekanye muri uwo mubano we n'uwo bari kumwe. Rero niho rero abavuga ati nimubonana n'undi baraba bagiye kumuntwara, nimubona bamwandikiye baraba bagiye kumuntwara. Rero icyo kintu cy'ubwoba kiba cyarageze ku kigero cy'uko nabona agiye kumutakaza arahita agira ubwoba buturutse kuri cya gihe cyatambutse yatakaje ababyeyi be, cya gihe cyatambutse yatakaje urukundo rwa kibyeyi, aba yumva n'ubundi n'uwo nguwo bari kumwe nawe agiye kumusiga. Rero bikaba byamusunikira kumugirira nabi biturutse ku kuba abona ko agiye kumusubiza nko mu bihe bya kera, aho yabuze rwa rukundo rwa kibyeyi. Ibi ngibi akenshi bibangamira nyiri kubikora mu kazi. Akora akazi adatekanye, ntabwo aba afite focus.
ibijyanye n'imibanire ye n'abandi nabyo biba birimo ikibazo kubera ko aba agifite icyo kibazo. Hanyuma mu bijyanye no gufata ibyemezo cyangwa se decision making nabwo hazamo ibibazo bitandukanye biturutse ku kuba aba adatekanye muri we, kuko aba akora ibintu ameze nk'uhubagurika bitewe n'uko aba afite impungenge za wa wundi ashobora gutakaza. Rero n'uri kubikorerwa nawe ni uko nguko bigenda, ntabwo aba yizeye wa muntu baba bari kumwe, ndetse nta n'ubwo anatekana kuko aba avuga ati niba nabona mesaje n'imwe muri telefone yanjye aravuga ko ndi kumuca inyuma, rero nawe ntago aba atekanye. Rero ni gute occupational therapy cyangwa se buno buvuzi bushingiye ku mikorere ya buri munsi y'abantu, ni gute bwafasha bano bantu bombi mu buryo bwo kubayobora uko bagomba kwitwara muri kino kibazo. Ese bibaye nyiri kubikora cyangwa se nyiri kubikorerwa, ni gute ashobora kugenzura amarangamutima ye cyangwa se ni gute ashobora kubyitwaramo? Rero mu bijyanye n'ibyo occupational therapy ishobora kwigisha umuntu, uko biri kose umuntu ufite ikibazo cyo gufuha ntabwo aba abasha kugenzura ya marangamutima ye. Rero hano occupational therapy ifasha umuntu kumwigisha tekinike zitandukanye zo kwiyumva mu buryo bw'amarangamutima, cyangwa se ibyitwa emotional awareness, ku kwisobanukirwa, akamenya ngo n'iryari mba numva amarangamutima yanjye azamutse ku kigero cy'uko agiye kumbuza umutekano mu byo ndi gukora. Rero hano hari tekinike yitwa ikorwa mu buryo bwo kwinjiza umwuka ugasohora umwuka, ariko bikozwe mu buryo bukurikira. Nimba wumva amarangamutima adatekanye bitewe n'uko uvuga ngo uwo muri kumwe aguca inyuma cyangwa se ashobora kuba azagusiga, mu buryo bwo kugira ngo ibyo bitahita bigutera umujinya no kuba wamubwira nabi cyangwa wamukorera ikintu kitari cyiza, ngo iyi tekiniki yifashishwa mu buryo bwo kwinjiza umwuka mu masegonda 5, hanyuma ukawufunga nanone amasegonda 5, noneho ukawusohora nabwo mu masegonda 5 gake gake. Ibi ngibi bituma umubiri ubaho nyine muri ako kanya biri gukorwa, umubiri uba utekanye. Ikindi ni uko umuntu yifashisha ikintu kijyanye n'indi tekinike nayo ijya kumera nk'iyo ngiyo, aho nimba uri nko gukora nk'ikintu cyari kigusaba kuba wagishyizeho amarangamutima n'umutimanama wawe wose, yuko uba uhagaze kugikoraho gakeya wumvishije amarangamutima ashingiye ku kuba uri gufuhira uwo mukundana, ukaba uhagaritseho akanya gatoya, ukahumekamo gakeya ukoresheje buriya buryo, noneho ukagerageza kureba ko ibyo uri gukora muri ako kanya utatandukiriye cyangwa se utakozemo amakosa aturutse kuri ayo marangamutima atari meza wagize. Noneho wamara kubona wongeye kugarura controle, ubundi ukongera ugakomeza akazi kawe wari urimo. Ibyo ngibyo bigufasha ku kuba ya marangamutima yawe atari meza ataza kugira ibyo yangiza mu kazi kawe. N'uri gufuhirwa nawe igihe kumufuhira biri kumubuza umutekano, wenda ari guhamagarwa buri munsi buri kanya mu kazi ke, ari koherezwa mesaje abazwa ibibazo ngo uriya nabonye muri kumwe mwakoraga iki. Ibyo nabyo bituma adatekana mu kazi ke ka buri munsi. Aho ngaho rero bihita bigenda bite, nawe yakifashisha muri buno buryo uko tugiye tubuvuga uhereye ku bwa ruguru, kuko igihari cyo nuko uriya ufite ikibazo cyo gufuha bumufasha gukaruma ya marangamutima ye atari meza. Noneho n'uri gufuhirwa nawe bimufasha nyine nawe gukaruma amarangamutima ye ashobora kuzamuka aturutse kuri stress ari guterwa n'uwo nguwo uri kumufuhira, cyangwa se
izo message za hato na hato, kuguhamagarwa kwa hato na hato, ahatwa ibibazo by'uwo wenda babonanye, bya message bamwohereje, gutyo gutyo. Ndetse n'ubundi buryo cyane cyane bufasha gutuma amarangamutima amanuka cyangwa se asubira ku murongo, ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Umuntu akaba yatembera n'amaguru wenda, cyangwa se mu gihe avuye nko ku kazi akaba yataha n'amaguru agenda asubiza ibitekerezo ku murongo. Ushobora no kujya muri siporo bisanzwe, cyangwa se ugakora n'ikindi kintu kigushimisha nko kureba filime, gusoma ibitabo, cyangwa se no kuba wakwandika kwa kundi wiyumva, ukandika ese iyo numvisha amarangamutima yanjye agiye kuzamuka niki kiba kiyazamuye. Ibyo ngibyo ukabyandika, hanyuma ukananika uti ese ni ubuhe buryo nabonye bumfasha kugenzura ya marangamutima. Nabyo ukabyandika, hanyuma ukandika na bya bikorwa bya buri munsi ukora bigufasha kugenzura ya marangamutima. Ikindi rero kiyongeraho ni uko muba mugomba kwicara mukabiganira hamwe nka couple, hanyuma mukaba mwafashanya kubwizanya, gufasha buri umwe wese kumva ikibazo gihari, mukarebera hamwe uburyo mwabiha umurongo. Ikindi, uko biri kose nawe ugafasha umukunzi wawe kuba nimba hari ibyo ubona bituma amarangamutima ye atamera neza, nawe ukagerageza kubyirinda. Ariko ikintu kiba gihari ni uko mugumya kugenda mubiganira. Ikindi nanone tutakibagirwa nka tekinike ikunda gukoreshwa cyane muri occupational therapy cyangwa se no mu bijyanye n'ubuzima bw'amarangamutima, kumva umuziki cyangwa se music therapy, biri mu bintu bifasha mood cyangwa se amarangamutima atari meza kuba yakongera kumera neza. Ibintu bijyanye n'indirimbo, kuririmba cyangwa se kuzumva, ndetse no kubasha gucuranga, kuba nawe yacuranga. Turabashimiye rero kuba mwakurikiranye kino kiganiro cyacu cyagarukaga ku bijyanye no ku muntu ufuha. Ese twarebeye hamwe ibijyanye n'ukuntu n'aho umuntu abikomora, ukuntu bibangamira imikorere ya buri munsi, ndetse n'uburyo umuntu ashobora kuba yakwitwaramo kugira ngo abe yabirwanya. Turabashimiye rero, njye mwari muri kumwe ni MPOT. Please do subscribe kugira ngo iyi channel ikomeze kwaguka, kandi n'ibiganiro bicaho mu bisangize inshuti n'abavandimwe. Ibiganiro byacu hano kuri Easy Life Talk nakagaruka. Ciao ciao.